umubyeyi Bikira Mariya, nyina wa Jambo, umwami wacu. Dore umubyeyi Bikira Mariya, nyina wa Jambo, umwami wacu. Bakristu bavandimwe, inshuti z'Imana, tugiye kwifatanya muri iri sengesho rizamara igihe kirekire, ariko by'umwihariko twita kuri iyi minsi idutegurira Pasika, byibura niyo utazarivuga igihe cyose, ariko tukazifatanya byibura muri iyi minsi kuzageza ku wa gatandatu w'ikindi, rikazadufasha kwitegura umunsi mukuru wa Pasika neza. Ni isengesho rikubiyemo amasengesho 15 ririho Yezu aho batugaragariza atamirije ikamba ry'amahwa, kandi akaba ari amasengesho Nyagasani Yezu yaraze Mutagatifu Burigita. Amabwiriza ya Papa Piyo wa 9. Aya masengesho yavanye mu gitabo cyandikiwe i Turuze mu mwaka w'1740. Yatangajwe na Papa Adrien wo mu muryango wa Compagnie de Jésus, umwogezabutumwa wari woherejwe na Papa ku butaka butagatifu i Yeruzalemu, afite icyemezo, uburenganzira n'amabwiriza yo kuyakwirakwiza. Papa Piyo wa 9 yamaze kumenyeshwa aya masengesho, ayemeza ku wa 3 Gicurasi mu 1862, asanze ari amanyakuri kandi yagirira akamaro kanini roho z'abantu. Ifoto yo ku gifuniko ni iy'umusaraba w'Olimpiyasi wabajwe n'umunyabugeni w'Umwesipanyoli utazwi, uri muri Kiliziya ya Mutagatifu Petero Olimpiyasi, ukaba uhabwa icyubahiro cy'umwihariko kuva mu mwaka w'1755. Isi yose yatangiye kuwubaha mu 1919, ubwo ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bari bakoze y'urugendo rutagatifu bawubonye inshuro zitandukanye, ubumbura amaso ukongera ukayabumba, ubundi ukerekeza amaso hejuru cyangwa se mu byerekezo byose by'isi, ari nako babona amaraso asohoka mu bikomere byo ku mutwe byatewe n'ikamba ry'amahwa riremereye, akamanuka mu maso akuzura umubiri wose. Amasengesho ya Nyagasani Yezu. Nk'uko Mutagatifu Burigita yari amaze igihe kirekire cyane yifuza kumenya inshuro Nyagasani Yezu yakubiswe mu gihe cy'ibabara rye, umunsi umwe yaramubonekeye aramubwira ati, nakubiswe inshuro 5480. Niba ushaka kugira uburyo bwihariye bwo kuzubaha, uzaje uvuga Dawe uri mu ijuru 10 na Ndakuramutsa Mariya 15, hamwe n'amasengesho akurikira mu gihe cy'umwaka wose. Nurangiza umwaka uzaba wubashye buri gikomere nagize. Hanyuma yongeraho ko umuntu wese uzavuga aya masengesho umwaka wose azakura muri purgatori roho 15 zo mu bamukomokaho cyangwa mu bo akomokaho. Abantu 15 b'intungane mu bamukomokaho cyangwa mu bakomokaho bazakomezwa mu butungane no mu buziranenge, n'abanyabyaha 15 bo mu bamukomokaho
cyangwa akomokaho bicuze. Uzavuga aya masengesho azashyikira urwego rwa mbere rw'ubutunganiramana, kandi iminsi 15 mbere yo gupfa kwe nzamuha umubiri wanjye uhebuje kugira ngo umukize inzara y'iteka. Nzamuha amaraso yanjye ahebuje nk'ikinyobwa kugira